Reka ngo ikaze mukunzi wa The Bonds Entertainment TV mumeze neza mwe muri hirya no hino mamudukurikiye hirya no hino kwisi birumvikana abari bwota amasimbi cyangwa se abo twita mu ntara ya gatandatu baturage muri aba diaspora mumeze neza ayimana bari mu Rwanda namwe reka tubahe yambu tuje muri update z'ikiciro cya kabiri ni kiciro kiryoshye cyane nitwa Jonathan Hazard tugiye kurebera hamwe uko iyi weekend izaba imeze harimo imikino minini ikomeye ishobora kuzagira byinshi ihindura kuri calendrier dufitemo amakipe nka As Muhanga azaba yaje kuri iki kibuga mubona twahisemo kuza gukoreraho ikiganiro ni kibuga cya Tapis Rouge aho Gicumbi FC yitoreza Gicumbi FC kwitegura umukino ukomeye navuga ko irimwe muri match za journée zizaranga iyi weekend uzaba ku cyumweru ku itariki 3 ku isaha 9 n'utunota kuko hazaba amanje umukino wa City Boys ubwo bivuze ngo niba uzatangira saa 7 ni saa 9:15 gutyo nibwo match ya Gicumbi na As Muhanga igomba kuba itangira bimwe mu byo wamenya muri uyu mukino nuko ikipe ya As Muhanga imeze neza iri ku mwanya wa mbere uyu munsi n'amanota 16 irasiga amanota 5 Gicumbi FC iri ku mwanya wa gatatu ifite amanota 11 nukuvuga ngo harimo ikinyanya cy'amanota 5 in case As Muhanga yabitsinze ikipe ya Gicumbi yasiramo amanota 8 biragoye kuzayakuramo hafi match 3 hanyuma Gicumbi yayo yatsinda Muhanga ikayagabanya hagasigara 2 ubwo Sunrise nayo zabiri kwisobanura na Miro Plus kwa Mirongo Sunrise nayo ifite amanota 18 iri ku mwanya wa kabiri urumva harimo ikinyo cy'amanota 3 bivuze ngo naho bizaba ari ibindi mu gihe Gicumbi mukino ukurikira izakina na Sunrise bivuze iki rero bivuze ngo uyu munsi wa none hamatangiye kuzamo imibare myinshi n'umukino umwe mu izaranga itsinda rya kabiri ku munsi wo kuwa gatandatu indi mikino izaba kuwa gatandatu hari Motari FC izakina na Vision Jeunesse Nouvelle hano kuri Tapis Rouge saa 9:30 hanyuma tsinda batsinde igakina na Interforce ku isaha 9 mugasiza Nyanza igakina na UR Inyanza Miro Plus igakina na Sunrise kwa Mirongo nababwiye ku cyumweru United Stars izakina na Sina Gerard harira mu Kabagari hanyuma Gicumbi igacakirana na As Muhanga mu itsinda rya mbere naho hari umukino ukomeye nagakipe bita Unity nako kaje uyu mwaka gakomeye nyuma y'uko umwaka ushize kamanutse mu ciciro cya gatatu ariko ikipe ya Gasabo United nyuma yo kwikuramo bakayibwira ati ngwino noneho ubashe kuba wagaruka ukine ikiciro cya kabiri yaje rero umukino nimaze gukina imaze kunganya umukino umwe gusa itsindi yose rayitsinda bize ngifite amanota 10-12 tutarareba ikirarane ndaza kumenya neza amakuru y'ikirarane yakinnye na Impesa uburyo match yagenze hanyuma nabwo ubwo turaza kubabwira mu nkuru zacu zitaha ariko ikipe ya Esperance izakina na Asport ubwo Unity izakina na Espoir birumvikana Etoile de l'Est plutôt Espoir jete mu cyo kipe mu cya gatatu Etoile de l'Est izaba yagiye i Bugesera match izaba ku isaha y'isa 9 mu Bugesera ku munsi wo ku cyumweru ubwo ku cyumweru azakina Dax na Akagera hakine City Boys na Nyagatare ubwo kuri Tapis Rouge nababwiye hanyuma Dax izakina ku Mumena hanyuma kwa gatandatu azabakinnye Esperance na Sport Ivoire Olympique na la Jeunesse Inara FC na Ahufa nama niko fixtures zimeze muri iyi weekend iyo ugiye muri icyo bita team news ikipe ya Gicumbi barakubwira ati twebwe uyu mukino wa As Muhanga umukino twakaniye hasi no hejuru ku buryo dushobora no kongera icyo bita agahimbaza musiki tukakakuba kabiri rwose kugira ngo twashe kuba twatsinda ikipe ya Muhanga nayo ati twebwe guhera no munsi turajya muri camp cyase muri lokale kugira ngo twitegure ikipe ya Gicumbi nimwe mu makipe duhanganye tugomba kuba twisobanura turaza kuritegereza turebe se umutoza Pascal ndetse n'umutoza Amran Shimimana ninde wigiza nkana tujye hakurya kwa Etoile de l'Est turebe Muvunyi Fils zaba ari kumwe n'umutoza wa Unity naho turebe ese ninde wigize nkana dukaruke hakuno kwa Miro Plus umutoza Ibrahim
ndetse na Mayanja Jackson ninde uzaba wigiza nkana. Ayo niyo makipe ubona ko nko mu itsinda rya kabiri ashaka kuzamuka cyane. Hanyuma mu itsinda rya mbere hari ikipe bitara Jeunesse mutari kubona niratsindwa nayo iri hafi aho izakina na Ivoire Olympique numwe mu mikino izabikomeye bazakina ku Ruyenzi nayo iraza ipusa ubona ko ni champion imaze kuryoha bageze ku munsi wa karindwi wa juru ni wa championnat bivuze ko ntago biracayuka ariko competition iri ku rwego rwo hejuru. The Bonds Sports mumaze kubimenya kuri The Bonds TV Entertainment ko tubagezaho imikino myinshi cyiciro cya kabiri. Weekend turi kumwe n'umukino uzahuza ikipe ya Gicumbi FC n'ikipe ya As Muhanga, imwe muri big games iyi weekend. Turi kumwe ndetse n'umukino uzahuza ikipe ya Unity n'ikipe ya Etoile de l'Est, imwe muri big games ya yitsinda rya mbere kuko nta makipe akurikirana ku rutonde rwa championnat ndetse no mu gitsina rya kabiri As Muhanga na 10 n'amakipe yegeranye. Urumva ko ntako tuva tutagize kugira ngo ibintu byose tubegezeho 5-5. Nkurarikire kuzaza gukurikira ikiciro cya kabiri ko ni imwe mu kiciro kiryoshye kirimo impano zitandukanye. Aba manager cyangwa se aba agent muze murebe impano z'abanyarwanda zikina umupira w'amaguru ubundi mwitwarire tara mujye kugurisha za Ulaya n'ahandi hose ibintu byose bimeze neza cyane. Reka dusubire ku munsi wo kwa gatandatu ndetse no ku cyumweru dukanira ku kiciro cya kabiri. Amakuru nkaya nakagaruka kuri The Bond TV. Ngiye nitwa Jonathan Hazard. Weekend nziza cyangwa se intangiro zayo zibabere zihire.